Hello guys, ndagusuje kandi nkuhaye ikaze wowe unkurikiye uri ahantu hagiye hatandukanye, nizere ko mumeze neza. Abatameze neza mukomere mu ijuru hari Imana. Njye nkunda kubabwira ngo uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi, uyu munsi bishobora kuba byanze, uyu munsi imiryango y'imigisha ishobora kuba ifunzwe, ariko nukuri ejo buzacya, ejo igitondo cyawe kizatangaza, ejo ubone ibyo washakaga, ejo ubone amahoro, ejo ubone gukira, ejo ubone buri kimwe cyose. Mu ijuru hari Imana kandi Imana itabara idasabye ibisobanuro. Nkunda kubibabwira. Ni byiza rero ko wakwiringira iyo Mana, sibyo? Abantu rero bajya bakunda kunyandikira bakambwira indwara zigiye zitandukanye, nababwiye ko icyo nzaba nzinza kibabwira, ariko icyo ntazi ntuzandenganye, sibyo? Hari abantu benshi banyandikiye barambwira ngo watubabarira ukatubwira umuti dushobora gukoresha tukagira igikundiro. Ni ukuri kubaho udakundwa ni ibintu bibi, ariko ndagira ngo nguhumurize nubwo ubona bakwanze. Imana iragukunda. Nese wizanye ku isi, Imana iragukunda. Ndano rero kugira ngo nkubwire ibyo wakora kugira ngo ugire gute ugarure igikundiro, abantu bagukunde, abantu bakwiyumvemo, sibyo? Rero hari ibintu ugiye gukora niba ushaka kugira igikundiro. Kuba umunyakuri, icyo ni number 1. Kuba umunyakuri. Buriya nta muntu wishimira umuntu umubeshya. Buriya uzarebe niba wangwa cyangwa se udakundwa bitewe n'imyitwarire yawe, sibyo? Ndagira ngo ngutangarize ngo niba utari umunyakuri, gukundwa kwawe biri kure, kubera ko abantu bazakwishisha, abantu ntibakubitse amabanga, abantu ntibakubwira ibyabo kubera yuko utari umunyakuri cyangwa se ubeshya, ntibakwizere. Kandi urumva iyo ubaye umuntu utari umwizerwa nawe urumva icyo uburi cyo kuba inyangamugayo. Iyo umuntu ari inyangamugayo aba ari umuntu wanga umugayo. Ibyo ni ibintu byumvikana. Rero iyo umuntu ari inyangamugayo usanga abantu bose bamukunda. Icya gikundiro kirizana, sibyo? Hakaba rero n'ikindi kintu ugomba kwemera gukosorwa utaruhanije cyangwa se bitagoranye. Iyo umuntu yemera gukosorwa bakakubwira bati rero ibintu urimo ntabwo ari byiza, ibintu urimo hinduka, ukinangira, icyo gihe ntabwo abantu bazagukunda. Kuba umuntu udakosoka, kuba umuntu ugira izima, kandi murabizi izima ribi insiriri yo kudakira. Izima ribi insiriri yo kudakira. Ni ukuvuga ngo rero kuba umuntu agira izima ntakosorwe, mudakurwa ku ijambo ngo yemere akosoke, ntabwo uyu muntu agira igikundiro. Ibi bintu nkubwiye bizagutera igikundiro, sibyo? Noneho ikindi, kuzirikana abandi. Hari umuntu wikunda agakabya, ntuzirikane abandi. Urugero, nshobora kukubwira umuti, urabizi ko uyu muti wagufashije, urabizi ko uyu muti urimo ibitangaza by'Imana, aho kuba wafata akarinki ngo usunikire abandi cyangwa ushyire kuri status n'abandi nkawe bakire. Uziko hari umuntu uhura na linki, yahura na linki akanayireba ari nk'Imana yemeye ko imugeraho ikaba yamugirira umumaro. Uko nguko ni ukutazirikana abandi, icyo kintu mu gikosore. N'izindi ingero nyinshi, ugasanga umuntu arikunze, ugasanga umuntu arikubiye. Tuvuge nk'urugero, niba umuntu agutumiye akagutumira mu bye ntubizemo, bivuze ko utabizirikanye, nawe ejo nubatumira ukababura, ntuzavuge ngo baba nta gikundiro mfite, njyewe abandi ntago batumira ngo baze, kubera ntago uzi kubana, ntabwo uzi kuzirikana abandi. Iki kintu nacyo nugikosora ndabizi neza kuzagira iki, uzagira igikundiro, sibyo? Hakaba n'iyindi ngingo ivuga ngo kwishimira iby'abandi. Akantu kabaye ingume, ugasanga amashyari ni menshi, sibyo? Ugasanga umuntu agufitiye ishyari kubera ko hari ibyo umaze kugeraho, agufitiye ishyari kubera ibyo abona, cyangwa se wagize akazi kandi nawe aragafite, ntago ari umushomeri, ariko ugasanga ishyari ryamujengereje. Bivuze ngo iyo umuntu agira n'ishyari, hari indwara zituruka ku kugira ishyari. Nzazibabwira mbabwire n'umuti. Ariko kandi iri shyari
usenga Imana irigukuremo. Niba ushaka kugira igikundiro, niba ushaka gukundwa n'abantu, umuntu nabona intera cyangwa se yazamuwe mu ntera mu kazi ke, abone wishimiye ibye, abone nta mutima mubi. Ni hahandi bavuga ngo shanga uriya muntu nta roho mbi, uriya muntu ni umwana mwiza, abantu bose bakagukunda. Nawe rero uba umuhamya wawe ku giti cyawe, sibyo? Nibyo bizagutera igikundiro, abantu bakagutangira ubuhamya bakavuga ati sha uriya mwana yishima, cyangwa se uriya mama, uriya papa yishimira kuzamurwa mu ntera kw'abandi bantu, reba ukuntu yabigize ibye, ugasanga abantu bamwiyumvisemo, sibyo? Ugasanga abantu bamwiyumvisemo. Atari kwa kundi ubona umuntu mugenzi wawe azamuwe mu ntera cyangwa yagize akantu runaka ngo uraroze, ugiye kumurogesha, urateza indege, uteza amabisi, amajagwari, ugatega ngo kugira ngo katazankirana, ngo katazansuzugura. Ibyo bintu uretse no kuba bituma utagira igikundiro, ahubwo byanagutera indwara nk'imivuduko, bikagutera ibifu, bikagutera ibiki byose, ukaza kundushya ngo nkurangira imiti, sibyo? Mbere rero yo kujya mvura indwara, nzajya mbanza mvura ikintu kitera, ubanze umenye ikintu kiri kugutera iyo ndwara, sibyo? Ibi bintu nubikora nk'uko mbikubwiye, nta kabuza igikundiro abantu baragukunda, ukayoberwa ahantu bivuye, sibyo? Noneho sasa ikindi, kumenya gushaka ibyiza, ugashaka ibyiza, ndetse ntushaka ibyiza ku ruhare rwawe cyangwa se ku ruhande rwawe, ahubwo ugashaka n'ibyiza kuri bagenzi bawe. Ntuhore ureba umuntu ngo umutekereze nabi, ntuhore ureba umuntu ngo uvuge ngo ibaba ngo aranyanga, ngo ibiki n'ibiki. Gerageza utekereze ibyiza. Nabwiye ko umuntu agira imirima ibiri baturanye, umurima w'ibitovu n'umurima w'indabyo. Ni wowe ku giti cyawe ufite kuzagira gute, kuzahitamo umurima uzajya usoromamo, niba ari uw'amahwa cyangwa se ari indabyo. Nusoroma amahwa rero, tegereza ayo mahwa azakujomba. Izo ni intekerezo mbi wemerera kwinjira mu bwonko bwawe. Ariko nusoroma indabyo, uzumva umubavu uvuyemo, uguhumurire neza, bitume nawe utanga uwo mubavu, bitume nawe utanga ibyo byiza, cyane ko umutima utanga ibyo ufite. Ikindi, ntabwo burya ari byiza ko twemera inyoni zikanya hejuru y'umutwe wacu. Ni byiza ko cyangwa se zikarikaho, ni byiza ko zishobora kuguruka ukazihorera, ariko kugira ngo zikwarikeho nshuti ya, ni ibintu bibi cyane. Gerageza, sibyo? Ugire gute, wemere ko inyoni ziguruka hejuru, ibyo bya bitekerezo wumve biri kukugurukaho hejuru, ariko bitagufashe bibi, sibyo? Ibyo rero bizagufasha kugira igikundiro. Ubwo simbabwiye umuti. Ikindi kintu nshobora kukubwira, fata seleri, nurangiza ari nyinshi, uzirape cyangwa se uzibrandinge. Numara kuzibrandinga, ugire gute, unywe amazi ya seleri, ufunguze amazi atetse meza, uyu mutobe akarahure kamwe mu cyumweru. Uti rero gahurira he no kugira igikundiro? Aka gatobe kazagufasha kugira amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu ntekerezo, sibyo? Nubikora rimwe mu cyumweru, ukabikora ukwezi, uzajya wumva ibintu ari wera, wumva ibintu byose rwose ni byiza, utekereza abandi neza, ubona abantu baragukunze, ubona ibintu ni neza. Imana ifite ukuntu yaremye ibi byatsi cyangwa se ibi tubona, sibyo? Nubikoresha uzambwira, kandi ugakurikiza izi nama nakugiriye hano, uzambwira. Ngende umugabo wo kubihamya yuko ibi bintu bikore, uzambwira. Niba rero utarakanda subscribe, ndakwibukije yikande. Urakoze wowe ubikoze, mpise mbibona, sibyo? Imana ihire ibiganza bibikora buri munsi, kandi subscribe ni rimwe, ntabwo ari kenshi. Hanyuma ukore share, ubisangize n'abandi. Ukore subscribe, share, comment na like. Wowe wamaze kubikora, icyo mba ngushakaho ni like na comment, ukambwira uko ibintu bimeze, ukampa courage, ukambaza ikindi tuzaganiraho, sibyo? Nkuko mu nkunda ndabibona. Murakoze cyane, ndabakunda, Imana ikandusha.